Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Abakorinto ba mbere igice cya 2:16. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Bisa no kwirata ariko siko biri. Bisa no kwiyemera ariko niko kuri. Abana b'Imana nyakuri bafite gutekereza kw'Imana. Gutekereza kw'Imana ni ukubona ibintu nk'uko ibibona, kubyumva nk'uko ibyumva, guhagacira ibyiha agaciro no gutesha agaciro ibyigatesha. Ni ukugira umutima nk'uwayo, ibyifuzo nk'ibyayo, imikorere nk'iyayo, imigambi ihuye n'iyayo. Niba ukijijwe ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru, iyo niyo gahunda urimo. Niwo mugambi Imana igufiteho, ni ukumera nk'Umwana wayo Yesu Kristo, ukagira gutekereza nk'ukwe. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'Umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abaroma igice cya 8:29. Ijambo ry'Imana ritubwira ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Itangira igice cya 1:26-27. Umuntu yaremwe asa n'Imana, afite ishusho yayo. Yari afite imitekerereze nk'iyayo, kugeza igihe Satani yaziye amuha indi mitekerereze yo kugomera Imana. Kuva icyo gihe imitekerereze y'umuntu yaranduye iragorama. Yesu yaje mu isi ari ufite ishusho y'Imana, naho twe twari twarayitaye. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubarirwa ibyaha byacu, ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Abakolosayi igice cya 1:14-15. Yesu yari afite imitekerereze y'Imana itandukanye n'iy'abantu, ku buryo byatumaga bamwe bamwanga, abandi ntibamwumve, benshi bakamwibazaho. Nubwo yaje kubakiza, benshi yababereye burisitaza kubwo kunanirwa kwakira imyumvire n'imikorere y'ubumana yari imurimo. Petero wa mbere igice cya 2:8. Uhereye ku banyamadini b'icyo gihe ukageza ku bigishwa be n'abakoresha b'ikoro, imitekerereze ya Yesu yasitazaga benshi kuko yari habanye cyane n'iyabo. Kumukurikira ni ukugera ikirenge mu cye, ni uguhindura imitekerereze n'imikorere yacu isanzwe tukakira ibye. Hari benshi bashaka kwitwa abakristo ariko ntibagire umwete wo kwakira gutekereza kwe. Bene abo birangira kenshi basubiye mu byo bahozemo cyangwa bagahora mu bukristo budashyitse, kuko imitekerereze ibarimo ibihabanye n'iy'umwami bashaka gukurikira. Imitekerereze y'isi ariyo y'abantu isanzwe ikomeza ibavangira mu rugendo rujya mu ijuru, bikarangira bamwe babaye nka mukaroti. Niba dushaka kubaho ubuzima bw'ubutsinzi kandi tukazasoza urugendo rwacu amahoro, tugomba kugira umwete wo guhinduka mu mitekerereze yacu no kwakira gutekereza kwa Kristo muri twe. Nibwo tuzabasha kumukurikira uko bikwiye, kandi ibyo bikorwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riduhindura imitekerereze rikaduha iya Kristo. Abataribonera umwanya kubw'impamvu izo arizo zose bagumana gutekereza kwa kera, bagakurikira Yesu bigoranye, bamwe bikabaviramo gusubira inyuma. Abaguma mu ijambo ry'Imana nibo bamukurikira banezerewe, bakagira imbaraga n'ubwenge byo gutsinda umwanzi wacu, kuko gutekereza kwa Kristo kubarimo kuri hejuru y'indi mitekerereze n'imyumvire yose. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Zaburi 119:97-99. Mbese nawe niko bimeze? Dusenge. Mwami Yesu, mpa kuguma mu ijambo ryawe buri munsi, mbashe kugira gutekereza kwawe ngo ukurikire uko bikwiye. Mu izina ryawe Yesu, amen.